ushobora kuba umubeshya ti wowe utwita ubwo niyo ibyo mpamvu byonyine yavuze ati uyu twavuze ko uri mama Serine ariko turagira ngo tubwire abantu izina Serine kugira ngo ugitwe aho byaturutse. Yego. Ndagira ngo dutangirire ku buhamya ugiye kubwira abantu ko wabuze urubyaro, uko waje kurubona, uko byaje kugenda ukimara kurubona, ubundi dukomeze ubwira abakunzi bacu. Yego. Narashatse maze gushaka mbura urubyaro imyaka 3. Iyo myaka 3 nago yari nyoroheye. Irarutwa nk'imyaka 10. Mu byukuri nabanye n'umugabo wanjye mu mezi 2 mu mezi 3 biba neza, mu mezi 4 najya mu byangombwa by'ababyeyi. Ati se we bimeze bite? Ti bimeze bite? Ndamubwira nanjye nago mbizi. 5, 6 bikomeza biba urugamba. Bibaye urugamba 7 tujya kwa muganga. Tugiye kwa muganga baratubwira ati umugore niwe ufite ikibazo. Yego. Mu byukuri naraje bikomeza kuba inzitane. Atangira ibyo yamaga kubigabanya, kuryara bigabanya, cyane ukuri nkasonza pe. Atangira kunyicisha inzara. Atangira kunyita ko ntacyo ndicyo. Inshingano z'urugo mu rugo arazireka. Arabireka. Wamubwira ati ndashaka icyo guteka akubwira ati reka. Akambwira ati ngiye mu kazi nyine nimbona amafaranga ndagira ndakohereza kandi n'ukuri nta kintu yarabuze. Ntago yakoherezaga wapi warutunzwe n'ikire hagati aho hari nk'ubwo yabaga yamaye nka 3 nkazigamaho dukenya nkaba ari two nkoresha. Numva mpa amafaranga uyu munsi ejo nayo yamaga. Namubaza ate se bimeze bite? Turavugana. Akaba aragiye uko. None se ubwo buzima wabubayemo nk'igihe kingana iki? Ubwo buzima nabubayemo nk'imyaka 3. Imyaka 3. Ukubitwa, utukwa, agucira, agufata nkaho ntacyo umaze kubera icyo ashaka arimo kukibura. Kwihangana we byaramunaniye. We kwihangana wari ugufite? Sha nanjye ntako nagiraga ko nararebaga nkabona ndutwa n'igisimba kibyara. Nkavuga man nareba nihe nibyara nkavuga irahe nirandusha agaciro. Aya ntago ariko bimeze. Niko ninjye ubwanye niko nibaraga. We niko wibaraga kubera ko kwizera agahinda kakanje nkavuga iyo bambyara iyo hita nsama nari kuba mfite agaciro ku mugabo. Ibyo ni ibintu umuntu atiha. Yaba umuntu abyiha ubundi wagakwiye gushaka nijoro ukararusana. Yego. Ariko ntago ari ibintu umuntu yiha. Nokuri. Ni ibintu ugenza gake gake ugasaba Imana ikabana nawe muri urwo rugendo ikaba yabiguha cyangwa se ikabikwima. Yego. Kuko nyeka ko Imana ikora ikintu cyayo ku mugambi wayo. Kuko ushobora no kurubona urubyaro wamara kurubona hakaza ibindi kandi bidaturutse ku rubyaro n'ubundi urugo ukaba utarurimo ikanga mugashwana. Ahubwo icyo ngendereye ni iki? Ndagira ngo dusimbutse abantu gato badukurikiye ubundi tujye kwijoro. Ibyo byose wanyuzemo ni ibintu by'ibikomere bibabaje, kwicwa n'inzara n'ibindi byinshi, gutukwa, guharabikwa, kudahabwa agaciro, agasuzuguro n'ibindi. Ariko ndagira ngo tugwe hano. Witwa mama Serine ubu tuvugana. Ni ryari wamenye yuko urubuto rwinjiye? Yego. Byagenze bite uwo munsi? Ugiye ubwo kutubwira iyo nzira wanyuzemo utubwire nuko Imana yise iguha urubyaro. Yego. Urakoze cyane. Kugira ngo rero menye kunasamye nabyo byabaye urugamba. Nukuri njye habura nk'imisi 3 ngo nsame mu bitekerezo by'Imana mba ariko mvuga. Habura nk'imisi 3 kugira ngo ime icyo nayisabaga. Habaye intambara. Habaye Imana, habaye imbaraga z'Imana nari ngiye kubura ubuzima. Yego. Byagenze gute rero? Yego. Nukuvuga ngo ahantu nasengeraga. Groupe nasengagamo. Umuhanuzi yavuze yuko Imana itanze amasengesho y'imisi 3 hari ikintu igiye gukora muri abo masengesho. Ninge yateganyaga rero kugirira neza. Nukuri muri abo masengesho nyarimo umugabo n'ubundi yanyiyenzagaho akantu gatonya kakaba akanyiyenzaho nta kintu mugize akantu kambese yataha mva sinavuganaga nawe
ntago naganiraga nk'umugabo n'umugore, reka da, yataga nyiyenza atabura impamvu yitoraguzaho. Ubwo n'ubundi byarabaye gutyo ndambara, kuko kujya gusenga siyamenyaga ngo nagiye ryari, ntiyamenyaga ngo naje ryari, uko igihe cyose yatahaga mu gitondo. akakubwira ko avuye mu kazi? Oya, igihe cyose yazaga yasinze. Niko yari asanzwe ameze? Niko yari asanzwe ameze, ariko kenshi byakomeye hashize nk'umwaka umwe tubana. Yego. Nibwo yatangiye kujya arara mu kabari, kuyahuza amayoga, biramubata, ibintu nk'ibyo bimugira imbata yabyo. Yego. Noneho muri iyo minsi 3 nyine Uwiteka yatanze, nibwo nahuye n'intambara mu rugo. Yego. Ndakubitwa, nkatukwa, noneho amafaranga yo kurya aragenda arayihorera pe. Yibagirwa ko afite urugo, kwishyura inzu bikanga, yanga kwishyura inzu, yanga kugira iki, ibintu byose arabyanga. Wakuraga he amafaranga yo kwishyura inzu, yo kurya, byagendaga bite? Icyo gihe rero n'ubundi nari ndi mu masengesho, muri iyo minsi 3 nibwo byakaze cyane. Wabaga we wibereye mu masengesho? Nabaga nibereye mu masengesho ahantu nkaya. Gusengera he ko insengero zabaga zifunze, ubutayu barabuciye, nyine byagendaga bite? Twasengeraga ahantu bita Ishiru. Yego. Tukiyiba, rimwe na rimwe tukajya ahantu ibyumba, tugasengera ku misozi, ariko nyine urabizi twasengaga mu bwenge. Yego. Rimwe ubwa nyuma rero, umunsi wa nyuma nibwo naje nsanga umugabo ntago arataha. Saa 9 nibwo nari ntashye z'ijoro. Yego. Sanze atarataha, kuko nageze mu rugo hafi saa 10 gutyo. Nari mvuye ku gicaniro ahantu twari turaye, ndimo ndajya mu rugo. Ni nkaho ninjiye nawe akahita yinjira. Yego. Muvandi, natinze gufungura gato, yaraje aramfata mu izosi araniga, ati n'ubundi ntacyo umaze, nuri umugore, nuri igiki, wowe nubyara ibiki n'ibiki, umva urutwa nawe si, ibintu nk'ibyo. Birangira arankubita byatari, arankubita pe umutwe, umva ni Imana yandengere. Ubwo rero byaje kurangira umugabo muretse baburakeye nyine, ndarwara, ndavuga ati ko byakagenda kose nasenze Imana yanga kunyumva, ndanamuka. Umugabo mbivuyemo ndatashye n'iwacu. Yego. Ndatangiye ndazinze, ibintu byose ndazinze kugira ngo nyine nitahire. Yego. Biza kurangira ndagenda, utwangombwa nari ngiye kugurisha ngo mbona agatike, kuko niyo ari ku matike, harimo na radio, nsangira hiye. Kandi yahise yitwika pe. Turajya he? Ntabwo yishyigikiye ko wahuka. Nukuri, ntabwo yarabishakaga. Yego. Yahise yitwika, maze kuyitwika ndagenda, buratike yo gutaha ngo wahukane. Buratike, mbura umuntu yayinguriza. Urumva sinaryaga ngo mbe narabitse amafaranga, ibintu nk'ibyo. Nari mfite akagazi k'ibiro 6. Gazi bakama 10,000. Kandi harimo na gazi. Ndavuga ese ndayigurisha 10,000. Gaze irimo gaze y'ibiro 6 igura 14,000. Noneho igicupa kitarimo, noneho igicupa kirimo na gaze irimo bagwaga 10,000. Bamiga 10,000. Noneho nanabyemeye, uwongeye kureba aranyisubira. Atereka reka. Ntago nta amafaranga nyifite. Ndagumya ndwana urwo rugamba iminsi 3. Nyuma y'iminsi 3 narashoje n'amasengesho, nibwo numvise umubiri wanjye utameze neza, numva ndarwaye, numva ndasereye, mera mu buriri, numva nta kintu na kimwe nshaka. Ubwo rero nyine ndavuga se Mana, ko numva se naba narasamyera, ko Imana yavuze yuko hari ikintu igiye gukora. Njya kugura test, nje sanga nyine narasamye. Numva ni ibintu bitabaho, byewe nta nubwo nabyemeraga. Narongeye njya kugura indi. Uri mu rugo? Ndi mu rugo. Uretse twinjiza abantu, uretse aho ngaho, wikihuta kuko hari ababyeyi badukurikiye ufite ikibazo nk'icyo ufite ubu tuvugana, hakaba hari n'abakigize bakakivamo. Yego. Hakaba n'ab'Imana itarasubiza n'ubundi bakikirimo. Yego. Ndetse n'icyizere bakashobora kuba bagifite ari gikeya nk'icyo wari ufite. Yego.
urabyutse ugiye kwa muganga cyangwa se ugiye kuri farumasi uguza agateste ko gupima ko utwite, uragiye uripimye usanze uratwite. Yego. Umugabo yari ahari? Ntabwo yari ahari. Aha. Wahise wifata ute? Urumva nanjye ntabwo nahise mbyemera, kuko icyambere nakekaga ko ari inkoni zatumye ndwara nkacika umubiri wose, cyangwa nkavuga yuko ariyo arinda, cyangwa nkavuga yuko ngiye gupfa, kuko nabonaga ari inkoni zigiye kunyica nkabanza ngiye gushiramo umwuka. Yego. Ubwo waracecetse? Naracecetse. Mbese wagize gushidikanya? Bavuga ati narabibonye, mbona hajemo udukoni tubiri, ndabonaga ari byo, amaraso yivanze n'inkoni. Ndabanza ndabyihore, amaraso yivanze n'inkoni, ariko sibyo. Ati banza byava amaraso yabaye nka yagiyemo inda, kubera inkoni n'iki narahamutse. Nta muntu nageraga unyitaho, nimwe nari nziranye nawe i Kigali, uwo mugabo nyine nari nshatse. Ndabona reka mbyihorere, kambanze ndeke iyindi minsi 3 ishire, ndayireka. None se waje kubibwira umugabo gute rero? Wabipanze kubibwira umugabo gute? Ubwo uko naje kumubwira, naje kureka ya minsi 3 irashira, noneho ndushaho kuremba. Noneho ya minsi 3 ubwo urumva inda yamaze kugira iminsi, igiye kumara iminsi 7 mu mubiri, birakara nyine. Uwa gatatu ntabwo nabimubwiye, namubwiye hashize iminsi 10, ntakirya ibintu byose binukira, nkaruka ibiki. Ubwo noneho arabona ndarembye, abonye ndembye aravuga ese ubundi urwaye iki? Ndamwihorera nyine, nari naramwanze, numva nashaka no kumureba, nababanza n'umubiri waramwanze, naramwangaga muri iyo minsi mana. Ubwo ngo ndabyihorera, ndamwana wose urumva ndwaye iki? Ubwo urumva nawe yari afite urwango mu mutima yuko ngo ntabyara, aranyihorera aragenda. Bukeye bwaho rero nibwo navuze ati ndongera njya kwitestinga nyine, ndavuga ati niho hahandi reka mbimubwire. Ndabimubwira, maze kubimubwira nta kindi yakoze, yarahindukiye arandeba byonyine. Umugabo waramubwiye ati ndatwite, araceceka ntago arahindukira mu maso, ntiyavuga. Uzi ukuntu yavuze ngo wowe utwita? Nuko yavuze byonyine utagenda. Arakomeza. Ubwo kubera ko mwari mwaragiye kwa muganga, bakakubwira yuko utabyara, ari wowe ufite ikibazo kandi wari muzima, yahise ahindukira aravuga ati arambeshya kugira ngo wenda muhiposho. Yego. Cyangwa se nongere mukunde. Yego uko. Noneho rero yaje kubyemera terera. Yego. Ukuntu rero yaje kubyemera, urumva ubwo hashize amezi 2 nta kintu na kimwe nakozaga mu kanwa, nararukaga, Imana yaneje ikintu bita kuruka, na hanze naraharebaga nkahita nduka. Aza kuvuga ati bya bindi banza ari byo, atangiye arampamagaye ngo ngwino nkubwire. Yaragiye kujya mu kazi ngo kuko uratwite, ndamubwira ati ndatwite, ahita niyicarira. Muvandi nukuri reka nkubwire, Imana iratabara. Nari narabona inoti ya 3 yiwe, nari narabona amafaranga 3,000 cyangwa 2,500, nimba ndi burya inyama hari yamaga 2, ubwo ibindi nkikoca, amereza 3,000. Ndavuga ati Mana nyagasani, kuko se Mana ubu ni wumva amafaranga? Ndaceceka. Noneho ndayakira ngo ujye kugura imbuto. Nukuri pe kugura imbuto. Ndabona umugore mwiza ubu koko nishakiye akiri 3,000 niho nikora ujye kugura imbuto. Arambaza ngo urumva ushaka, yarabanje ngarambaza ngo urumva ushaka iki? Ariko ngiye narashira agahinda kizo nkoni, ndaceceka namwe ntacyo. Amereza 3,000 tuze kugura imbuto. Ndayakira, numvaga nshaka umutobe. Yego. Ndabyuka uw'ibitoki. Ndabyuka njya kugura umutobe, ariko kubera ko narukaga cyane ntago wagumye mu nda. Bo ndagenda ngura n'akabeterave, nkora ji.
araza nimugoroba anyoherereza ayandi. Ubwo yakoresheje amafaranga yanyohereje amafaranga 7,000 uwo munsi. Ndavuga ariko mana ubu koko uranyiyeretse. Ndatuza. Ubwo umugabo iby'ibitutsi biragabanutse. Kuko bitwa n'iki biragabanutse. Akazajya atakare 12:00 yongera gutaha bukeye. Niyongera akajya acunga amasaha cyo gutaha nk'umutware wese utaha kare mu rugo agataha rwose. Reka nkubwize ukuri rero muvandimwe buriya tuba twarahuye n'ibigerageza. Muri icyo kigerageza yari yaranze no gukodesha inzu nini. Urumva tindayikodesha iki? Abantu bazaze guterura umwana, abantu bazaze kunsura, mana naragowe. Ndabyihorera. Icyo gihe aramema tuba muri chambrette nyibayemo. Ubwo muri iyo minsi nibwo yahise agera gute avuga ati dushaka inzu nini. Yumvise nasamye. Dushaka inzu nini noneho uzabona aho byarira, uzabona ibi. Ubwo nawe ugaruka ku ibere uravuga ati mbaye umubyeyi. Amana koko nagushimana. Bibaho ku bantu benshi kandi nanone bibaho ku babyeyi. Birashoboka bitewe n'uwo mubana wowe ushobora kwihangana igihe kirekire wakihangana igihe gito agahita arambirwa cyangwa se Imana yaba yabikoze rwose mukihangana igihe kirekire mwembi kandi bigakunda. Rero reka tujye ku gihe cyo kubyara kuko aho ngaho urahatubwiye umunsi wo gufatwa n'ibise rero ugiye kujya kwa muganga. Umugabo wawe rero byagenze gute mbese mwabyitwaye mu muti? Yego nukuri nubwo yambaniye nabi narabuze urubyaro ariko mu gutwita yamfashe neza kuko yankoreye ibintu ntari nzi. Mu kujya kubyara rero umugabo wanjye yarambwiye ati nujya kubyara wowe uzabimbwire. Yambaye hafi pe. Yambaye hafi kujya kubyara niwe yamperekeje aranjyana. Ko numva avuze ngo nujya kubyara uzabimbwire se nujya kubyara hari ntago mwabanaga. Hoya nyine ibise nibigufata. Uzahita umbwira kuko yaragize agahinda kenshi yumvaga hari kutamubwira. Yego uzambwire kuko yatekerezaga yuko ntazamubwira kubera agahinda yaguteye. Yego ubwo urumva inda yamfashe ari mu kazi. Yego napfuye kubimubwira. Ahita ako kanya ntago njya nkunda kujya kubyara n'imodoka. Yego akambwira ajye kuri moto nkabyanga. Aramerekeza tugerayo n'amaguru. Mwagiye n'amaguru? Yego tugerayo n'amaguru. Arambwira ati rero kuko nanjye nago nari mbizi nimba ari inda cyangwa nimba ari ukurwara. Nubwo nari narabimenye. Wari uturajya kwisuzumisha ku gipimo se kwa muganga? Ku gipimo nari narakigiyeho haburaga iminsi 5 ku munsi bambwiye. Ku itariki bambwiye. Ku itariki bakubwiye. Ubwo wagiye uvuga atahari umenya atari ukubyara. Ubwo turagenda tumaze kugenda barambwira tugeze kwa muganga. Barambwira ngo mukanyura bubyaye. Inkuru igeze mu baturanyi ivuga yuko mama Sarine rero yagiye kwa muganga agiye kujya kubyara. Abaturanyi nabo hari amagambo abakomeretsa namwe bagenda babwira umuntu bakubwira yuko utazigera ubyara uzarinda upfa utabyaye ndetse no kwa muganga bavuze yuko utazigera koko ubyara. Abaturanyi bamaze kumva ko mama Sarine ari mu bitaro yageze kwa muganga ku kiriri cy'umubyeyi ntabaguhamagaye? Yego baramuhamagaye. Abo dusengana baramamagaraga ati se koko warabyaye? Nabwo ati narabyaye umwana w'umukobwa. Mana ati warabyaye koko? Hari n'uwamamagaye neza yanga kubyemera. Yego araza warabyaye umwana? N'umwana nabwo ati yego. Araza bakaza kundeba pe mugabo wanjye yari yarankoshereje bo kubera ukuntu yamfataga bari bazi ko atanabikora. Arankoshereza bakaza kureba nkababwira umwana wanjye ntabwo bemerewe kumukoraho. Ukabima umwana? Nababwira mu murebe gutyo kubera ko nzi ko abantu tutari biyiza tutari beza. Hari abaga baje kureba hari ababa bazanywe n'ibindi nkababwira ati nuko. None umugabo
hari ahantu wigeze umbwira yuko ngo atajyaga abwira abantu ngo baze kumusura cyangwa se atajyaga abwira muri famiye mu miryango ko ategeze ashaka kubera mwabuze urubyaro. Nyuma yaho rero muri uwo munezero ntago baje kuguhemba? Yego, urakoze. Nyuma yaho urumva ko atari yarigize abwira abantu ko afite umugore. Yego. Yari yarabihishe. Twageze igihe cyo gusohora umwana. Umugabo abwira abantu mu gakinjiro bose. Abantu bakubitwa n'inkuba. Ati se wagiraga umugore? Ati wagiraga umugore? Ati yego. Mugabo arabatumira baraza bakubitwa n'inkuba barumirwa. Ati tubonye umuntu kwisi ahisha ibintu. Ubwo ngubwo nyine baraza baramemba ariko bahava bumiwe. Kuko nta muntu n'umwe yarazi yuko afite umugore. Bitewe n'ibyo bibazo wenda nari mfite mutumvikanyeho. Ni inshuro zingahe Imana yakubwiye ko izaguha urubyaro ukivuganira n'Imana weho ku giti cyawe cyangwa se kabinyuza mu bandi ukabyumva ikabikubwira? Ni nk'inshuro zingahe? Ni inshuro nyinshi. Ni inshuro nyinshi ntabwo nazibara kubera ko yabimbwiraga no mu nzozi. No mu nzozi. Ni inkoni zingana iki waba warakubiswe? Yego mana. Uzibaze kuvuga ati umubare n'uyu. Njyewe ubwanjye nko mu mwaka nabara nk'ishuri 10 cyangwa inkoni zingana iki wambara muba waba ni 1000 ni 2000 by'inkoni cyane nk'ibihumbi 2000 kubera ko ari nibyo nibuka ubu do fiti inkovu fiti ibiki Yesu cya leta akaba ari cyo bakubita amatama ahubwo amatama amatama mana we mana ari kuri Imana ahumura Imana ngikizurubwa pe. Theo niwe wabiririmbye umuririmbyi wiringiye Imana. Theo yarabivuze ngo Imana ikiza urubwa. Okay, noneho ndagira ngo tugere rero imiryango imaze kubimenya ko afite umubyeyi cyangwa se afite umudamu warabyaye umwana ameze neza, umutwara aramwitaho nawe arakwitaho. Yego. Mbese wahawe agaciro, uri umudamu ufite umutware umukunda kandi babanye neza muri icyo gihe n'ubundi Imana yabatabaye. Nyuma yaho rero byaje kugenda gute? Nyuma yaho twaje kubana neza, tubana mu mahoro. Yego nyine ibyitambika ntibijya bibura. Yego. Ariko uko byari bimeze mbere Imana yabusanyije kubera ko nyuma mbere ntarabona umwana ntiyari gushobora kumbwira ngo hakenewe iki. Yego. Ntiyari gushobora kumbwira ngo wenda nkawe uje mu rugo ngo genda madamu. Oya, yarakubwira ngo genda mu rugo hari umuntu uhari. Yego. Ariko ubu ngubu nkawe uje mu rugo yakubwira ngo madamu arahari. Imvugo yarahindutse. Imvugo yarahindutse. Ibintu bigenda neza. Nukuri. None ugeze kutuganiriza yuko rero ukimara kubona umwana wa mbere n'ubundi hakurikiye akahe gahe nanone kakaza kuba kakugora kubwo kuba nanone warahise ubyara, byaje kugenda bite? Yego. Nyuma yaho rero Imana yajyaga imbwira yuko izama umwana ndetse atari n'umwe. Yego. Njye nari nzi ko nzabyara impanga. Ariko imvugo y'Imana ariko imvugo y'Imana irahabanye. Bagiye baguhanurira ko uzabyara impanga cyangwa yakubwira ati yambwiraga ngo mwana wanjye utari umwe cyangwa si umwe si babiri Yego. nzaguha abahungu n'abakobwa. Nkahita numva yuko ari rero nyuma y'amezi 6 mbyaye wa mwana nahise nsama. Baburetse gato ubyaye umwana wa mbere hashize amezi 6 ukwezi kumwe 2 3 4 5 6 umwana avira acuka afite amezi angahe? Umwana acuka amezi acuka gucuka kugira ngo arye. Okay. Mbundi biterwa ngiye wihaye. Ashobora kuba ari imyaka 2, imyaka 3 ako guhera ku myaka 2 ni sawa. Guhera ku myaka 2 ni sawa. Aho ku myaka 2 nibwo ubutabyaye ndahekana ibya bindi cyane cyangwa imyaka 2 n'igice. Imyaka 2 n'igice. None wowe mu mezi 6 wahise usa mundi.
nanone byarongeye biba nka kwa kundi wamenye ute ko wahise usama rero icyo gihe kuko umwana iyo wonsa umwana mu nda harimo inda biba nabi, umwana ararwara, akarwara diyare, akamera nabi, mbese nyine ya mashereka aba arimo araha uwo mu nda ntabwo aba agomba guha uwo hanze. Ni ukuvuga ngo umwana ararwaye, njya kwa muganga, ngiye kwa muganga, muganga arantegeka ati banza wisuzumishe urebe yuko udatwite. Nisuzumishije rero usanga ndatwite, nyagasani nabyo byabaye intambara mu rugo. ngira ngo umutwara yarapfukamye ahereza Imana icyubahiro, aravuga ati Imana ushimwe ko umudamu wanjye wamutindije ariko ukaba umutegeye itike ndetse ukaba umuhaye itike ya VIP, ukaba urimo kugendera muri first class mu ndege. Iyo urimo kugendera mu ndege uri mu VIP bakushyira muri first class, akaba ari hugenda. Ngira ngo umutware yahise abyishimira, aravuga ati urubyaro nari narategereje Imana irumereye rimwe. Ntabwo ariko byagenze, ariko mbere intambara kuko umugabo wanjye yari afite ipfunwe byaba abantu yahishe yuko yashatse b'inshuti ze. Naratashye ndabimubwira, amubwira rero umugabo wanjye narongeye ndasama. Ati reka ibyo bintu ntibibaho, nta mugore winjije mwabonye nkawe. Mana yanjye ndabasuma ndongeye nishwe inziji koko. Arambwira ati wanze kujya kuboneza, wanze iki, nk'ubu uragira ngo bizagende gute? Aranuka cyane. Ntabwo nari kuboneza mfite umwana w'amezi, byari kugenda nabi. Ubwo umugabo aranuka, noneho nahise ngira urugamba rwa rundi rutoroshye. Umugabo none yahise atangira ibicuko. Rero umaze gutwita uwo mwana n'undi afite amezi 5 ntaricara kandi ufite n'undi mu nda, ubuzima bwo kubana abana babiri udafite ugufasha byarakoroheye? Ntabwo byanyoroheye, kubera ko Imana mbere y'ibitubaho barabiteguye. Niyambaje abavandimwe bampa umwana wo kumfasha, abo bavandimwe mbasabira umugisha muri urwo rugamba rw'umugabo utanyumva, utama agaciro, udabasha kumva ikibazo mfite muye nacyo. Ndarwana cyane ariko mbona mbisohotsemo amahoro. Uwa kabiri waje kumubyara ute? Uwa kabiri rero ukuntu namubyaye byari intambara. Urumva uwa mbere yamfashe neza, arankoshereja, ngurira imyenda y'umwana, ariko uwa kabiri wapi nabyo nabonye. Uwa kabiri aravuze ati wikoce umenye wariteye inda, ni ibyawe naguteye, uri ikikodyi, ushaka kuba wariteye inda ntabizi. Ati aho ngaho ugende wikoce, wifashisha abaturage, wiyambaze n'abandi bantu ntazi, nge sindimo ntago mari, kuko ushobora kuba iyo nda atari njye wayiguteye warayiteye cyane. Yaje no ukabona yuko ashaka kuvuga ati tuyikuremo. Wumvaga ukabona n'ahantu yahera, ariko ukabona n'ukuri hako. Ubundi wowe mu mutima wawe ntiwashimiraga Imana kubera ko yagiye ibikubwira kenshi ngo nzaguha umwana umwe kandi nzaguha abana batari umwe cyangwa batari babiri, ndetse ukabona ihisi baguha bidatinze, kuko ubundi Imana iyo yatangiye kugusubiza igusubiza bitarambiranye. ngo ibikora ngo bagihuze, niko mu magambo dukunda kuvuga, hari ikintu Imana igukorera bagihuze batarahuguka ikabigukorera n'ikindi. Yego, ni muri ubwo buryo rero. None nyuma yaho warabyaye, nubwo ibyo byose utabibonye, ubuhamya rero tujya kubufunika. Ubu rero uri mama w'abana? Ndi mama w'abana, abahungu n'abakobwa. Mama Celine na mama Ineza. Abana bitwa neza cyane, mama Celine na mama Ineza. Imana izaha umugisha abo bana, bazakure, izabaha ubwenge, bazige neza, kandi Imana izabahe ubuzima bwiza. Yego, urumva n'abana b'umugisha, n'abana b'isezerano, n'abana Imana yavuzeho. Reka mbaturireho amagambo meza, amena, kugira ngo ubundi ngo
abana n'umwandu uturuka ku Uwiteka. Yego. Reka mvuge ngo Imana ishimwe kandi ihimbazwe kuko yaguhaye abana ikaguhoza amarira, kandi ikindi ikabikorera igihe ndetse ikabikora bitarambiranye, ikaguha umwana umwe igahita iguha n'undi, nubwo uwa kabiri yabaye mu rugamba. Amen. Ko byarakunze. Yego. Ndagira ngo rero dufunike. Yego. Nkubaza ibibazo bitatu. Yego. Ubu ngubu umutware muri kumwe nta kibazo? Nta kibazo. Kugira ngo umutware naza kubona iki kiganiro ntabone ko umudamu yagiye kumuca ku ruhande akajya kumusebya, oya ntago ariko bimeze, ahubwo nuko yashatse gutanga ubuhamya kugira ngo n'abandi badamu banyuze mu buzima nk'ubwo banyuzemo bababarire abagabo babo, kuko yatubwiye yuko yakubabariye. Nta kibazo rwose, ibyo mwanyuranyemo yari ibihe kandi ibyo bibaho. Ndagira ngo rero mbwire abandi badamu badukurikiye bafite ikibazo cy'uko batarabona abana, Imana kibafitiye agaseke. Yego. Cyabafitiye agaseke ko gupfundura. Nukuri pe. Ni muhame hamwe, mutuze, musenge, mwicika intege, mwicogora. Yego. Urugamba ruba rugikomeje. Yego. Kandi Bibiliya iratubwira ngo intwarane ngo zihungishamo imbaraga. Amen. Intwarane rira ni ijambo ubundi bivuze ko ugomba kurwana. Yego. Ukagomeza ukarwana, ugakomeza ukarwana. Ushobora gucika intege nibyo, ukarambarara ukagwa, cyangwa se ugacika intege kubera ko urugamba rukurushije imbaraga, ariko hita ubimenya ugaruke vuba. Nukuri. Ugaruke mu murongo Imana igushakaho, ubundi ibintu bigende neza. Ndagira ngo rero Mama Celine ngushimire. Amen. Ngushimiye ko waduhaye ubuhamya, kandi ubuhamya bwawe rwose bufite aho bugiye gushyitsa abandi bantu bafite ikibazo nk'icyawe. Ndagira ngo rero tubashimire mwebwe mwadukurikiye cyangwa se mwadukunze mu kiganiro cyacu, mukore subscribe, ubundi tubane hano kuri Gano Daily Official. Mudufashe kugira ngo icano izamuke inyuzeho ubutumwa bwiza bugiye butandukanye. Ndagira ngo Celine ababwire nimero ze. Waba afite yarabyaye n'umubyeyi. Yego. Waba afite amata cyangwa se waba afite fanta, cyangwa se umubyeyi anywa amata, anywa fanta n'amazi arayanywa. Nukuri. Ndagira ngo rero babwire nimero zawe, ubundi ndabizi ko bari bukoreshwa n'umwuka wera, ubundi bakugurire amata. Babwire nimero zawe. Murakoze. Nimero mwamboneraho ni 078 69 37 81 8. 078 69 37 81 8. Izo ni nimero zibaruye kuri nde? Ntakirutimana Claudine. Ntakirutimana Claudine, kandi koko nta n'ikiruta Imana. Ntacyo nukuri. Turagushimiye mu buhamya uduhaye. Yego. Kandi bwari bwiza. Yego. Ntuzacogore, uzagomeze usenge, kandi ntago nakubwira ngo ucike intege zo gusenga Imana kuko yagukoreye ibintu byinshi bitandukanye. Urugamba rwose uzarwana, birashoboka yuko hari n'urundi ruri imbere ariko wowe utazi, ariko uzarwitwaremo neza kuko urundi warwitwayemo neza. Uzakomeze gusenga, uzakomeze kubaha Imana. Ntago ndimo kubwira Mama Celine wenyine, ndimo kubwira nawe udukurikiye, urimo kutwumva, kugira ngo ubuzima bw'Imana buture muri wowe, kandi nanone byose ibikorera kwiyubahisha. Kandi dore nubwo itabikora, mwisi twese ntago tuzataha, ibyo Imana yaratubwiye byose yarabisohoje. Kuko ishobora kubikubwira ariko ikazabiguha no mu bundi buryo. Ishobora kukubwira yuko izakubakira inzu, izaguha imodoka, ariko igihe cyawe kikagera utabibonye. Ariko icya mbere n'ubugingo. Ubona ubugingo ukagera mu ijuru, izakwambika amakamba aruta ay'abantu. Kuko wihanganye, ngo kwemera ukarindira, ngo byemeza umutware. Imana ibahe umugisha. Nitwa Emmy, ni mu biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho n'ibindi tuzabagezaho. Ciao ciao.